gitondo nyine byangiyemo twakakira pasiteri akadutamo agasengesho murakoze pasiteri ijambo ni iryabo mbanje kubasuhuza A few moments later. It was at this moment he knew. He fucked up. ubona umuntu aba ari bwarye gutya ijambo ry'Imana muri kwandira imbaga yo kukwera yose ibyo bega wirirwa umuntu abona biza kujyana nawe gera gitiro cyo mu gatuma kanjye nango ngo inzoga zawe ubundi garafure reka mubazi ubona Imana iri kure ubundi ngo bigenda garafure yenda kubaza nge ibyo bimuta bireka reba inzara igiye kunyita dore maze gushiramo reba si ibyo bega wirirwa umasigara mutuno kugeza n'umugore neza ubwo ngere reba ikiyobyabwenge cyanjye ni iki ngiki nimba uyu niwe mugore nawe byivuze ko icyo byo wazabivuga abayehova se reba wirirwa usoma ibi ngibi ibyo byose bizakumara n'ubwo adafite kiza ko agiye kujya mu ijuru agiye kujya mu ijuru se bakwandikira SMS ngo uzajye mu ijuru mbabara winjije dore amapantaro agiye kugushiraho dore rinete dore zikunuza kugenda Fre gena nyine fata agakoma arabona zakarimo agakoma ukanga neza kagafakira ndabona ka aho twaganira aho nabyo yagaba mfite ingingo nanjye reka ndebe ukuntu amenya gusoma kano gataro gusa ariko arakantu kakadupanga nta kibazo uze kundeba nijoro mu cyumba cyanjye sawa awa kikinisha umutwe kimbuza kwivugira ijambo ry'Imana. It was at this moment he knew. He fucked up. yakureba ariko kitaza no muherema hirya no umeze mute muraho neza nawe muraho wese ngo ndebe ufite n'ibikono by'itandukanye ko mbona wazanye bugufi abana zari meze nabi maze ishumi yanyu ariko nanjye ntakomeze It was at this moment he knew. He fucked up. ntabwo mani njye nshaka kubabwira igitekerezo ako kantu nshaka kubabwira igitekerezo cy'ukuntu twari nawe ndagenda mbere wengeramo nta kibazo ibyo bitekerezo biri unabonye biriya basanga ibi cyari ubwo urimo uratinda wakakwe ko wabivuze tukaba abakozi b'Imana tukajya tudandaza leta tukugira inama yatuma n'abandi batukoye naso ngo nawe ko wawe ahubwo twabishyize yabidufashamo kandi bombastic criminal offensive ubwo twese twaje mu rusengero tugatumira undi bagatura urumva pasiteri ndabizi nawe iby'ubugoma agira amafaranga aboneka gabanya umunwa ariko utangiye gusonza nawe uri kuvugana amafaranga akaboneka ugenda ufite akantu datawe ndabona ari uri se urumva bajya batura amafaranga tukayarya sibyo gahunda ni tugende tumurebe dore ni hari haruguru ho gato urumva tugende turebe pasiteri ubundi ibindi bikemuke ubu ngiye kuzana nibonera agakamba iyi duni ntabwo hano nawe ibintu by'ibikamba
itorero ni kizwa ndumva we ni urazubona n'abandi bantu mugenda muhurira mu nzira bavuga ko bagiye itorero rishyashya ryakiye urumva wenyeme uraza wenda naza kwamuna hano ngo we nugira ikibazo imisatsi yawe wagize cyo kubitamo n'ibitambaro uze dusenge nimba ari igitambaro byo ndekana pe hoya we wigira ikibazo ahubwo ariko se mubaze nisabira It was at this moment he fucked up. we wigira ikibazo byo tuzabikana ahubwo nubuhura n'abandi bagenzi bawe nabo ubibabwire mu gitondo muhurire sibyo ubwo inkoko niyo ngo twagiye nacu ngo gore kagiye nigende reka nanjye nerekere muze hano mbabwiye muraho mumeze mute nitwe bwa ruri rwa salama wa kintu cyaya nabyo ikintu mwana twakijijwe ubu ngubu ufatwa se warakijijwe ibintu by'abapasiteri nyine nibyo twavugaga ariko hari abapasiteri b'abatubuzi hari abatari atega ibana by'ukuri murahanura se guhanura gusa uri serious harimo amafaranga se jewe ndashaka gukizwa pe ngize amahirwe nkabona basenga by'ukuri pana abantu badutuburira ibintu bidafatika nkabona mukanyereka ibyo wasengeraga muri Edeni Temple Edeni yaraje haje urusengero bitwa Kizwa Church Kizwa Church uraruzi rushinzwe vuba se rushinzwe vuba rufite amazina nk'igihumbi ahera abantu barukunze rwose bari koza nanjye ndashaka gukiza ariko ndashaka no ku maturo wararushinze none sibwo ninzajya nura nabo so uri pastor icyakoza uzifite akazi ongera umuke nakongera uvuge twumva vuga twumva je mugomba uzabadirija akora hata wewe twaje uzaba protocol wenda nazabona n'agasore nanjye nanjye 50 nanjye muzareke nje mbara amaturo yinjiye mu mbwire niba ahantu murajya mu gitondo saa 2 ukwezi bahemba ngahe agakiza mu gitondo saa 2 agakiza cyane rwose saa 12 agakiza n'upfu zahembwa ijuru ntacyo mba ngubwo no kwituro nzajya ndebera ari Jesus utangiye kwigabanya imyanya y'abantu numvishije nyine ari urusengero ruje vuba Kizwa Church ukigabanya imyanya si yawe tuza wowe ushinzwe iki shinzwe kujya kurarura abantu bavana kwa shetani mbajyana mu byi ariko ubwo we ntago wararutse ku buryo nugira amahirwe ukitaba musizone yanaga musizone z'abaho ukitaba urupfu nibwo ruzarugwamagaye cyane uzajya muri paradizo nubwo ideni yara umbwire niba muri taye mu gitondo saa 2 ke dukizwa ashaka wikimeze izi ni buriya rero iki n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mujye mukiza umwana yarirukanse arenga iwabo buriya ahubwo nje ndabona utari wakizwa nago wari wakizwa ijambo ry'Imana riravuga ngo none se rivuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo abanze kuyumvira bazajya mu muriro haleluya wowe umwuka wera arambwiye ngo yoba ku rusengero Kizwa Church mu kanya ndaza kujyayo Kizwa Church yizwe ati ndwaye ariko urambwira ngo ijye gusenga Imana igwa amavuta reka nigendere wita kuri se teka niba ufite icyo kumwa utukiremo hano mbwira usigaho umwitabise umuvuga butumwa umwitababaho ikiyoka yewe ariko ni wowe ugomba gukizwa kubera ko arwaye nyumve ndakumva iki se bakumvirije ariko ubaha Imana nubaha Imana kubaha Imana nibwo bwenge yoboka Church yoboka Church ubundi Imana ikwibuka abafite inyatsi ziragenda abagumiwe babona abagabo sha ariko kwamamara baza ngo nahaboneye nahaboneye ibitangaza none se kuki utaguhaye imyenda ibyo bitangaza wambaye nk'ahantu nk'inuza wambaye incoco wagira ngo uri umupfumu ubu rero utabibona gutya none se unywa inkono y'itabi warangiza ukavuga ngo ugiye gusenga iki satani ni ikiuka kiba cyanzengereye komeza nyine ugenda uzengere wanzengerewe je nta ndwara ndwaye reka nigendere ibyo mukizwa je mukizwa urwaye wa murwayi
si wowe ejo bundi warwanaga n'umugore wawe naramaze ndarwana yene nyabuka cyane umugore wawe baratanga amafaranga aya mafaranga azajya kuyakorera mu kiyede wumva winankura ari kuramwe ibifumu byawe yoboka cace yoboka shashi ubundi ugenda uyoboka umwuka w'ejo Imana izaguhemba Imana izamera ndakubwira ukuri ubu ngubu njya kumubwira rero reka mubwire ana guhera afite imyaka 5 njya gukorera Imana ngo njye gusenga ngo Imana izamera iwasi riko bambwira nkagenda nkajya kwirirwa mu musenyo nsenga nararaniriza ubusa Imana izamera ariko iyo ngiye gukora ikiyesi urukumva nkajya gukorera mihigo amembe tatana Imana yo aho yakoreye amembe iki warangiza kambwira Imana izaguhemba ngaho mbwira nipa nzajya he mu kuzimu metero ebyiri ku imashini bagushyira mu mugozi icyo nzi nuko umuntu usengera muri ngira none biri kubera he nahita hirya urusengero n'ikizu wacaca kirwa caca hano hirya bo mu gitando kare kare inkoko niyo ngoma ndabona hageze ibyo nzahuza bana aho komeza uko mubibona Haleluya Amena Haleluya Amena Musenye mujundi igikano uko mubibona hano naje nyine nk'umuntu umusangiza amagambo muri make ndakeka ino mikoro no bwiri kunengo hari kiraza biraza gukunda turabiraniro harya naho nateraniro ya kabiri ubuvamo ana ya kabiri ego rero baba naje umusangiza w'amagambo muri runo rusengero nabashaka kubabwira ati ngo ni karibu ikaze ibirara ariko atari ibirara cyane haleluya tukuye amaso mu mwaje gusenga hano wararatuye amaso y'abantu bitewe nari umutuku so nagatukuye nk'inyanya za desi shafu ugire umva waje gushaka nyumvira niya nawe na enenye mwari wumvase gisengana n'ibisambo nawe bigisambo mpamvu nevuze ndagaswi uzanivuye Branito kiso byawe harinze nasengaga ni wasengaga ariko noneho uno munsi ubanza twatuburiwe da uko mubibona nyine tugiye kugira gahunda zitandukanye muri urusengero rwacu nimutane ndagenda neza ya mbere tugiye kwishima dushyira abantu mu gakiza iyo ni ya mbere ya kabiri muratura ariko hari abantu ngiye cyaka guhana mu rusengero kuno tujye nk'abakristo byiyame cyane kuko birabanga ariko shapeti urusatamo amasengo oyana imvugo z'agasima mwitonde nyine byangiyemo twakakira pasiteri akadutamo agasengesho murakoze pasiteri ijambo ni iryabo mbanje kubasuhuza imihigo ariko nana bana aranguze yewe aranguze banyitanye bajyaga dusangira buriya kera tukiri abana rero ntabwo twabanza gusoma ijambo ry'Imana tangira gushyira ngo agakorasi cyangwa korasi nibyo rya mbere musangira mukiri abana cyangwa mwasangiraga agacupa sha nta kibazo ukavuga kose turabyumva nta kibazo wowe akirangwa